iganiye iterekana akatujyana muri Rayon. Murabyibuka havuzwe umusore witwa ni Claude Nyoru wo muri Kawakabu Marrakesh, mwarabyumvise mu mediateur kina hagati mu kibuga, yaravuzwe cyane ko umutoza Taleb rwose ngo arahari, abantu ba muri aperi nk'abakunzi bayo mu byemere, kuko ni nawe wabaye nkaho atanga sinyale cyane kuri uyu mukinnyi. Amakuru yaravuga undi mukinnyi arahari cyane, umudefanseri w'umuhanga cyane witwa Babe Diara, ni umudefanseri w'umunyamari w'imyaka 23 wa metero 1 na santimetero 83. Uyu ni umudefanseri central ukina muri axe. Uyu mukinnyi w'ikipe ya Stade Marie wayikiniye Champions League umwaka ushize, imikino yose bakinnye ya muri 12 yarakinnye nta kibazo na kimwe afite. Akina muri axe, yafashije equipe ya Stade Marie mu mikino ya Champions League bakinaga. Nomwe mu badefanseri beza rero ikipe ya APR yatangiye kumurambagiza. Urumva nyuma y'uwo mukinnyi kina gatandatu Claude Nyoru bageze no kuri umunyamari Bape Diara kiri muto ku myaka 23 mutitireri, ntacyo yabitwaye rero. Ubwo nabo ni gahunda bafite mu ikipe ya APR FC. Ikipe ya Rayon Sport Rugaju, urebye kuri social media zabo hashize amasaha 13 bamaze gutangaza, ariko ntarajyaho, hashize amasaha 15 bari bamaze guteguza bareyo ko hari new signing announcement. Bababwira bati tonight at 10 p.m. turaza kubamenyesha. Bahita babaza batese watekereza rinde. Nyuma yaho rwose ku isaha 4 bahise batangaza ko bongereye amasezerano niyo nshuti Emerance ndetse na Mukantaganira Joseline. Aba ni abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Kuko iri tangazo rigisohoka, iyi announcement igisohoka, abareo benshi bari bazi ko ari abandi bakinnyi bashya bagiye kuzana mu ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Mugaragaro ko yasinyishije barimo Ndayishimiye Didier, bakazamo undi mukinnyi nshuti Didier, hanyuma kandi harimo Nisingizwe Christian bakunda kwita Bebeton, ndetse n'umukinnyi navuga ngo niwe gusinya hashize umunsi umwe, Matumona Wakonda Kanda Abel wavuye mu ikipe y'Amagaju. Uyu akaba ari myugariro. Aba nibo bakinnyi ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha nyuma yuko itangaje mu minsi 2 ishize iti big announcement. Nyuma y'ibi, guhera kuri bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kugera no ku bandi baganira umupira w'amaguru, bati ikipe ya Rayon Sport iri kugura abakinnyi. Ese koko abakinnyi iri kugura ni abakinnyi bayijyana mu matsinda ya CAF Confederation Cup nk'ikipe izasohokera u Rwanda kuri iyi nshuro? Rayon Sport kuko iri kujya ku isoko ikagura aba bakinnyi, koko intego ni amatsinda? Intego z'ikipe ya Rayon Sport ni izihe nyuma yo kuvuga big announcement ikagura aba bakinnyi mubo abakunzi ba Rayon Sport batari biteze? Abareyo baze tuganire tubafasha gusobanukirwa uko imigurire ikorwa n'impamvu iri gukorwa uko bari kwibona. Ikintu cya mbere, transferi mu kugura abakinnyi bisaba strategy, cyangwa se bisaba kubikorera inyigo ya gihanga, ugatanga n'imirongo uzagenderaho ujya kugura abakinnyi bijyanye n'icyo ushaka. Ushaka kwicara ukavuga ati harimo abana benshi bato, amazina wenda adakomeye cyane, wenda ukanavuga uti dukurikije n'urugamba tuzi ikipe igiye kujyaho, ntabwo baguze ibikura nkota nk'uko abantu bakunze kubyita. Wenda iyo bumvishe amazina avuye mu makipe y'ibigugu, avuye muri Lupopo, avuye muri Gor Mahia, avuye muri Stade Marie, avuye yakinnye aha, ukumva igiprofile nyine nawe ukumva kiragukanze, ukavuga ati uyu ni umukinnyi kameme. Nabyo ni byiza kugira bene abo bakinnyi ntacyo bitwaye. Ntaguciye mu ijambo se, Kabanga amaze kongera amasezerano. Yongera amasezerano y'imyaka 2. Yego. Ubwo mu bakinnyi wibagiwe no kuvuga, ubwo bari barimo na Fabio nawe uri kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport. Fabio nawe yamaze no gusinya. Yego. Nuko ubwo komereza, ubwo na Zuberi na Ritatu bashaka komereza muri wa mujyi wari urimo. Yep. Mu strategy rero hari ibyo ubanza kugira priority.
hari ibyo ubanza kubakiraho ubanza kugira nyambere kugira ngo ukore ibindi. Abantu benshi bashobora kuba bicaye ariko batazi ko hari itegeko rivuga yuko sezitaha amakipe yo mu Rwanda yose yo mu cyiciro cya mbere kuri fedo match mu bakinnyi 18 bagomba kuba bakina umukino, ubwo ndavuga 11 abanzamo n'abasimbura babo. Ikipe itegetswe kuba ifitemo abakinnyi b'abanyarwanda 3 kandi batarengeje imyaka 21. Icyo kintu mucyumve neza. Yego. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze mu bakinnyi 18 ugomba gutanga abemerewe gukandagira mu kibuga, 11 abanzamo n'abasimbura babo, utegetswe kuba ufitemo abakinnyi 3 b'abanyarwanda kandi batarengeje imyaka 21. Yego. Iyo ni karikire yoroshye, ni imibare yoroshye ku ikipe iyo ari yo yose izi icyo ishaka, iyitegeka kubanza gushaka abakinnyi bato b'abahanga. Kandi ntabwo igusaba gushaka 3, igusaba byibura gushaka hagati ya 5 na 6, kuko muri abo bakinnyi 3 hari uzarwara, hari uzavunika, kandi abo bari mu basimbura b'ingenzi. Mwibuke yuko mu bakinnyi 7 bajya kuri fedo match 5 bemerewe gusimbura. Muri abo 7 bari kuri bench ugomba kufitemo byibura 3 batari munsi y'imyaka 21 babanzamo cyangwa se bakaba bari no kuri bench. Ariko muri 18 ntihaboremo 3 bafite iyo myaka. So rero gufata umukinnyi nka Muhoza, umwana watsinze ibitego 13 agatanga assist 11 mu cyiciro cya kabiri mu ikipe nka Etoile de l'Est, umwana uri kugira imyaka 18 ubu ngubu navuga ngo ni ahazaza mu bakinnyi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ukamugura kandi ukamugura yarashoje amasezerano ku buryo nta kiguzi byagusabye muri Etoile wahise umuzana ukamusinyisha. Iyo ni imibare ikwereka ko umuntu wabitekereje ni umuntu uzi uko isoko rikorwa, kuko arafolinga muri ya kategori y'abana batengeje imyaka 21 kandi azi umupira kuko ibyo bitego yarabitsinze n'izo assist yarazitanze, kandi si sezo ya mbere approve ko ari umukinnyi mwiza, kuva afite 16 yaprovinze abantu ko ari umukinnyi mwiza. So, ni logique simple. Umukinnyi Didier Nshuti oya apana inshuti uvuye muri Gorilla. Didier muri AS Kigali. Didier ni umukinnyi ushobora gukina imyanya itandukanye mu kibuga byihariye. Yakina kuri 2 ari naho yakinnye muri iyi sezo cyane muri AS Kigali, ariko umukinnyi wakinnye match nyinshi kuri 2 wumve ko yatsinze ibitego 5 akina kuri 2. Hanyuma akaba ari umukinnyi ushobora gukina hagati mu kibuga nka nimero 8, ashobora no gukina nko mu winga. Uyu mukinnyi abanza kuguha ibisubizo bitandukanye ku myanya itandukanye. Iyo versatility, uko kuba ashobora gukina imyanya itandukanye kandi neza, ni ikintu cy'ingenzi uheraho, kuko umukinnyi w'umunyarwanda ni imari, kubera ko difference nini mu Rwanda ntabwo iva mu banyamahanga. Burya ntibazakubeshye ko abanyamahanga ba PRL bakomeye cyane banatuma itwara ibikombe. Oya, nuko ari ifite abanyarwanda beza kurusha izindi. N'ikimenyimenyi ibatanze 5 muri equipe nationale bashobora gukina. Izamu ryabo ndetse n'abadefenseri bose banari abanyarwanda. Yes. Tubyumva uburyo bafasha APR mu kugira uburinganire cyane, ku buryo biyiribera ikajya gushaka abanyamahanga beza abayiha ibisubizo, ku buryo APR ushobora no kubanzamo abanyarwanda 6 ku banyamahanga 5, ikaba yemerewe gusimbuza abanyamahanga 3. Ibyo biterwa no kuba byibura abo ku ruhande rwabo baba barabanje gusekiriza icyo kugira abanyarwanda beza. So Rayon Sport yacyari muri ya logique y'abanyarwanda ariko bato baza kugwa muri ya gahunda
yo kubanza kuzuza cya gitekerezo cyo kubona batatu bazajya bajya kuri fedo match kandi bashobora gukina. Ushobora kuvuga uti inshuti Didier ni gute yavuye mu ikipe nka Gorilla atabanzagamo akajya mu kibuga, Amina akagurwa na Rayon Sport atarajyaga mu kibuga cya Gorilla. Okay, dutangira pre-season umukinnyi witwa Kevin mu defenseur ukomoka i Burundi w'Imana ntabwo yari ameze neza, yari yaravunitse atangira pre-season kimwe n'abandi ari kubona akiri hasi agenda regaining form. Icyo gihe hari amaseanse twakoraga noneho kirasa kama kwanima uruhande rumwe urundi akaruha Abuba, hakabigiye rero tugenda turotatinga, hakaba n'igihe ngera ku gihe cyo kutoza abadefenseri, donc kubereka ko bagomba guhagarara ibiki muvuma ibintu nk'ibyo. Ni umukinnyi mwiza, I can guarantee that. Ni umukinnyi niboneye, mubona mu myitozo, mubona muri match. Ni umukinnyi byagezeho twambika ambandi ya Gorilla kandi harimo abakinnyi b'abasiniya. Ni umukinnyi w'umunyarwanda muto ariko ufite ubwenge, ni umukinnyi w'umunyarwanda muto wumva uri discipline, ufite taille, ufite umubiri w'umusore. Ni ukugendera ku mazina gusa abantu bamenyereye, ariko n'uwo wumva wagize izina aba yarabayeho igihe runaka atarifite. So Anje bimeze bite? Nk'ibyo byose ndabyibuka nkunganira gato Rayon Sport iri Nyanza, Meya Murenza Abdara ari uyobora akarere ka Nyanza, nta makate Eugene ari perezida wa Rayon. Bagize igitekerezo cyo kwizanira abakinnyi bari bavuye mu isonga, nibo baje kubakirwa equipe yagiye mu matsinda. Murabyibuka ba Keve, ba Jabel n'abandi bagiye baza. Manzi nuko yaje avuye muri Marine bwataratangira no kuba igitangaza n'ubwo buryo bazamo cyane. Ndabyibuka igihe Rayon Sport bayitizaga Clement Nigena mbere yo kumugura, induru zaravugaga ati umwana yananiwe kubona umwanya muri APR, atagiye muri Etenseri, ati barimo baratuzanira abana bananiwe iwabo, ati ubwo APR yabona umukinnyi ari mwiza ikamuguha. Uri kubyumva? Ni ukutabasha kumva ko aba bakinnyi uko baguzwe ntabwo bagiye guhita babafata uko bakabaye ari bato ngo babarinye mu kibuga bose ari 11 batoye. No, ingero zindi zirahari kuri bamuherekeve bagurwa bava mu isonga. Rayon Sport bakira abakinnyi ku isonga na Bajabere n'abandi hasabye imyaka 2 yo kubatrava, ariko baravuyemo ikipe yaje kugeza Rayon Sport mu matsinda. Twavuze umushingano wa Arsenal yatangiye mu 2020 yahereye ku kugura abakinnyi bakiri bato. Icyo ni ikintu twavuze, irabarera bagera muri prime age yo gukina umupira, batwaye champion, bageze finale ya Champions League. Sezo zishize 3 babaga ba kabiri, bageze kuri finale ya Champions League barabanje muri demi finale. Birasobanura yuko abafana ndabumva ku ruhande rumwe, ariko umunyamakuru mbere yo gukora critique ku migurire y'ikipe ugomba kubanza kubaza ekipe. Nicyo kibazo mu Rwanda dufite muri media kurusha ibindi byose, ntitumenya ikintu cyitwa imirongo ikipe iri gukoreramo, ntitubaza. Nyine tumera nk'abafana, ntitugeraho dutandukanira n'umuntu uri kwicururiza pome n'ibinyomoro Nyabugogo. Ntaho mutaniye n'umuntu wibereye mu gasare ndufite boutique, parce que nturi kumva logique yo kugura abakinnyi bato at the first place bigamije iki. Birabanza bigakemura icyo kibazo. Tugira abakinnyi bato tubona abo dushyira kuri bench, tugira abakinnyi bato kugira ngo tugire abakinnyi bakurira muri ekipe, tugira abakinnyi bato kugira ngo tugire effectif y'abanyarwanda benshi, kuko abakinnyi b'abanyarwanda ntibahari, barabuze cyane. Ni no mpamvu APR izanye Rene imukuye muri Kiyovu, nukugira ngo yuzuze umubare w'abakinnyi b'abanyarwanda bafite imyaka munsi ya 21. Rene ntabwo aje kubanzamo muri APR, ashobora kubikorera akabanzamo, simvuze ko atabanzamo, kimwe nuko muri abana Rayon Sport iri kugura hashobora kugira ubikorera akabanzamo, ntawe mvuze yuko azahora kuri bench, ariko logique yo kubazana nukubanza kubahiriza amategeko ya federation. Ukeneye at least 6, nibo 3 bajya kuri fedomat, ukeneye 6. None se muragira ngo ntibagure kandi ari itegeko?
murashaka ko ibigenza ite none sigura bafite 25 kandi bayitegeka 3 bajya kuri fedo match batari munsi ya 21 rujike se niyi ni ngombwa kubagura. Ikindi tuganire nk'abanyamupira ni iki kivuze yuko Rayon Sport yashoje kugura nta kira cyagura turacyari mu cyumweru cya mbere merikati itangira kwa mbere kwa gatandatu ubu turi 12 ni iminsi 12 ishize nta nubwo ibyumweru bibiri biruzura merikati iracyafite ukwezi n'igice ku gihari ko gushyiramo abakinnyi muri ekipe. Aba rero reyo yatanguranwe ivuga ngo bagomba kuba ari abakinnyi tubona beza bato mbere y'uko polisi na perezida ijya ku isoko zikabamaramo.